Imana nyagasani we ko nagorwa kabisa. Se nacumuye iki koko ku buryo umukobwa aza kuwa mbere akanyima ejo hakagaruka undi akanyima kuwa gatatu hakagaruka undi akanyima kugeza kuwa gatanu ari umbwira ngo impamvu ngo nta kintu bamarira ngo nuko nta bikoresho ngira hano iwanjye mu nzu. Nanjye rero nkicara nkatekereza nise ni ibyombo ni intebe se ni amasafuriya se ni ibikombe se wenda nubwo byashaje ariko umuntu yapfa kukinyweramo. Ariko nagize ntihanunguka igitekerezo. Numva umujinya uranyishe nkifata umukobwa we nkamureba urushisho ngo ndebe ko hari ikintu yakibwiriza nkabona nta kintu na kimwe ashaka gukora. Abana ariko n'ubundi nkavuga nake ariko reka nze nkwe. Yes. Havugwa nti rero Claudina Clementina Abijuru voilà. Anje sungu Anje rimba muri korali yangora akajya nzanaho ngagakiza ngo nzakagendana ngo mu izina rya Yesu. Ya Anje nitubi natwo no tumaruza buri umugabo. Undi ninde yes. Ayo nawe Hajara ni n'umusilamu rero urumva Hajara afite icyo apfana no kwa Haji na Hajati ni kamwe. Oya abasilamu bagira isuku wowe kiziha kandi akakibona ka gatatu isuku rwose. Utungutse buranzabura umuntu w'umujama nawe w'inkubiswe ku buryo naduhara ariko se twiki azagire nawe agiye kutwigurira nuko mbona bagenda bagira kutuzu twa prudence aho kuvuga icyo bashaka akajya tangira kirebeshwa hirya hino abambuka abasubira inyuma kubugiye kwaka udukoresho wajye ugenda ukatwaka kariyo ndi kubwira ugenda utwake ubabuze iki kwasa urandeba so ndebe iki ugenda utwake ndakubwira ndagutumye ugenda utwake. RBC yashyizeho uburyo bw'ubwirinzi nawe ukabuhunga ugenda avuga ati ngewe nanje gufata iki agakingirizo ndetse ko nagiye kutuzana undushiki